Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri wa kane w'icyumweru cyo kwigaragaza kwa Nyagasani, tariki 8 Mutarama 2026. Ngaha amasomo ajya kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere n'umuro ya mbere ya Yohani Intumwa, umutwe wa 4 umurongo wa 19 kugeza ku 21, n'umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Nkoramutima zanjye, twebweho tujye dukundana kuko Imana yadukunze mbere. Niba umuntu avuze ati nkunda Imana ariko akanga umuvandimwe we, aba ari umubeshyi. Koko rero umuntu udakunda umuvandimwe we abonesha amaso, ndashobora gukunda Imana atabona. Dore itegeko Kristo yaduhaye: ukunda Imana akunde n'umuvandimwe we. Umuntu wese wemera ko Yesu ari Kristo yabyawe n'Imana, kandi n'umuntu wese ukunda Imana umubyeyi akunda n'uwabyawe nayo. Dore icyo tumenyera ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana kandi tugakurikiza amategeko yayo. Dore gukunda Imana icyo ari cyo, nuko twakurikiza amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntavunanye, kuko icyabyawe n'Imana cyose gitsinda isi. Intsinzi kandi yaganje isi ni ukwemera kwacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 72: nimuze mwese muramye Imana yanyu. Mana umwami umwegura ubucamanza bwawe, uwo mwana w'umwami umutoza ubutabera bwawe, acira umuryango wawe imanza ziboneye, kandi arengere n'ingorwa zawe. Azabakiza ububisha n'agahato, kuko we abona amagara yabo afite agaciro. Bazamusabira ubudahwema, bamwifuriza umugisha iminsi yose. Izina rye rizavugwa ubuziraherezo, ubwamamare bwe bumare igihe nk'izuba. Imiryango yose y'isi izamuherwemo umugisha, amahanga yose amwite umunyahirwe. Nimuze mwese muramye Imana yanyu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 4 umurongo wa 14 kugeza ku 22. Muri icyo gihe Yesu asubira mu Galileya yuzuye ububasha bwa Roho Mutagatifu, abikirangire mu gihugu cyose. Yigishirizaga mu masengero yabo, maze bose bakamushima. Nuko Yesu ajya i Nazareti, aho yari yararerewe, maze nk'uko yamenyereye yinjira mu isengero ku munsi w'isabato. Nuko arahaguruka ngo asome ibyanditswe bitagatifu. Bamuhereza igitabo cy'umuhanuzi Izayi, arakibumbura, abona handitse ngo: Roho wa Nyagasani arantwikiriye, kuko yantoye akansiga amavuta, agira ngo ngeze inkuru nziza ku bakene, ntangarize imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumutse, n'abapfukiranwa ko babohowe, kandi namaze umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Yesu abumba igitabo, agisubiza umuhereza, maze aricara. Mu isengero bose bari bamuhanze amaso. Nuko atangira kubabwira ati: ibiri mu isomo mumaze kumva, mumenye ko byujujwe uyu munsi. Bose baramushima kandi batangazwa n'amagambo y'ineza yababwiraga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bose baramushima kandi batangazwa n'amagambo y'ineza yababwiraga. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Turi mu cyumweru cyo kwigaragaza kwa Nyagasani, aho twabonye ibimenyetso byinshi Nyagasani agenda twireka muri iki cyumweru, cyane cyane harimo ikimenyetso cy'inyenyeri. Inyenyeri, urumuri Kristo agenda atangaza, Kristo urumuri rw'amahanga. Uyu munsi kuri wa 4 turumva ikindi kimenyetso, ikimenyetso cy'umugisha. Amagambo meza niyo ntego remezo tunagiye no kuzirikanaho, amagambo meza. Iyo bavuze mu Gifaransa ijambo benediction, mu Kilatini byihinduka benedicere, eulogein mu Kigereki kavuga ngo ijambo ryiza, amagambo meza. Amagambo meza atwerekeza ku mvugo y'Imana. Ijambo ryiza ni murumuna w'Imana, n'ijambo ribi ni mukuru wa Sekibi. Uyu munsi Nyagasani arifuza gutubwira ko gukiza atari ibimenyetso, ahubwo n'amagambo meza, amagambo y'umugisha, amagambo y'ineza. Nyuma yo kumva Yesu watangiye ubutumwa bwe, ya mirimo 3 ya Kristo: kwigisha, kuyobora no gutagatifuza, yose ikiza. Uyu munsi turumva yibanda kuri uwo murimo wa mbere wo kwigisha, kuvuga neza ko bikiza abantu. Yesu uri mu isengero, Yesu atambutse bakamererwa neza,
kubera imvugo nziza, la prédication. Iri jambo ry'Imana ry'uno munsi rirareba cyane cyane abayobozi, abategetsi, abakuru, abandi bakunze gufata ijambo imbere y'abandi, abavuga, abahanuzi, kugira ngo nawe nuterura ukajya kuvuga ijambo, uvuge ijambo rizima, ijambo rikiza, ijambo ryubaka, ijambo ritaka Imana aho gutuka Imana. Nuterura wandika, nyabuneka andika ijambo ryiza, rihumuriza abandi, rikiza abandi, ribwira abandi neza y'Imana. Amagambo meza arakiza. Twibande ku ijambo rikiza, kuko akenshi dukunze tukavuga, rimwe tukavuga turi guharabika abandi, tukambura umunwa turi gutukana, tukambura umunwa turi gutongana, turi kuvuga nabi, tukambura umunwa turi gusohora umujinya n'umunabi turimo. Yesu arifuza gutubwira kumurangamira no kumwegera kugira ngo tubeho neza. Isomo rya mbere riratwigisha ko Imana dutabona tuyikunda tunyuze kuri bagenzi bacu bo turebesha no maso. Isomo rya mbere riratwigisha urukundo rw'Imana n'urwa mugenzi wacu, ariko cyane cyane n'umugenzi wacu ugaragarira amaso twebwe nk'abantu dushobora kubona tukamukunda. Bizerekeza ku rukundo dukunda Imana. Niba udakunda mugenzi wawe ubonesha no maso agaragara, wakunda uti Imana utabona n'amaso agaragara. Dore ko twebwe akenshi turacagase, akenshi dukunze kwibonera ibigaragara gusa. Dusaba inema yo kureba mugenzi wacu tukamubonamo ishusho y'Imana, waho Yesu yaje gucungura. Tumubwire neza. Nabyo twumvise mu ivanjiri uno munsi, Yesu Kristo uri mu karere k'iwabo ariko bakamushima. Twongere twibutse ahandi hantu batubwira bati nta muhanuzi ushimwa iwabo, kuko akenshi bene wabo Yesu bakunda kumumenyera, ariko uno munsi turamumva ari kumushima. Kubera iki? Amagambo y'ineza, amagambo akiza, amagambo arimo Roho Mutagatifu, umwuka wera, umwuka mweranda, umwuka w'Imana. Burya iyo umuntu ari kuvuga nabi nuko atuwemo na roho mbi, umwuka mubi. Iyo utongana, iyo uvuga nabi, iyo uvuga amagambo y'ibishenzi, amagambo y'urukozasoni n'andi magambo mabi, nuko wimuye umwuka w'Imana wari ukurimo, wimuye roho w'Imana. Roho w'Imana ntakibarizwa iwawe. Ariko nanone umuntu wese utuwemo na roho w'Imana avuga amagambo y'ubuhanga, amagambo y'ubwenge, amagambo y'umwuka wera, amagambo y'umwuka w'Imana. Ayo ni amagambo akiza. Kugira tuzirikane mu gihe cya Adventi, aho twazirikanaga Zakariya wari umaze igihe atavuga. Igihe cyaje kugera abumbuye umunwa mu ivuka rya Yohani Batisa, avuga ibisingizo, Benedictus, umugisha w'Imana. Avuga ataka Imana aho gutuka Imana. Nawe niba uvuga, ujya witondera imvugo yawe. Baranavuga ngo umuntu akenshi uvuga nabi, utukana, ashobora no kuba yatukura n'umunwa nyine. Nawe mu buzima bwacu turifuza kwegera Imana, kuvuga neza, kubwira abandi neza. Ijambo ryiza ni murumuna w'Imana, ijambo ribi ni mukuru wa Sekibi. Urifuza kuba mwene wabo wa Sekibi cyangwa urifuza kuba mwene wabo w'Imana? Ibaze nanjye nibaze. Yesu ujya mu isengero agatangaza inkuru nziza, biratwerekeza natwe igihe dusanze bagenzi bacu dukunze kumva inkuru zabo bombori zitesha mutwe, byacitse n'ibindi bise by'abandi. Ni kangahe njye nterura mvuga inkuru nziza byerekana ku gikorwa cyiza, inkuru nziza y'umukiro, ijambo rikiza abandi. Ngo nuko barushaho gutangara bari mu isengero, ngo nuko bose baratangara, ngo nuko bose baramushima, ngo nuko bose baramushima kandi batangazwa n'amagambo y'ineza yababwiraga. Amen, amen, amen. Iyi mvugo ya Yesu irerekeza mu misa, aho misa igizwe n'ibice bibiri by'ingenzi: igice cyo kumva ijambo ry'Imana n'igice cyo gutura igitambo cy'Ukarisiya. Igice cyo kumva ijambo ry'Imana, Yesu Kristo arimo aravuga kugira ngo ijambo ry'Imana ritegure ya mitima y'abayoboke b'Imana barushe kuza gutura igitambo cy'Ukarisiya. Yesu arahibereye, Yesu dushagaye, Yesu dutura. Iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi riranyerekezaho nk'umusaseridoti, umupadiri. Iyo mpagaze imbere y'ikoraniro, icyo mvuga ese gikiza imbaga, cyubaka imbaga? Rirakubwiraho umuyobozi,
wowe igihe uvuga abo ushinzwe ubabwira inkuru nziza, ukora nk'aho Yezu yagahibereye akaba ari kukuvugisha, roho w'Imana agakumurikira, maze ibyo uvuga bikaba koko biri gutambuka nk'umwuka w'Imana. Niko bimeze. Ukomeze ubyibazeho, igihe cyose ufashe ijambo utakimana cyangwa utukimana, ibaze nanjye nibaze. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umukecuru yagiye mu misa ihumuje, ajya gutegera padiri hafi ya sakristiya. Padiri wari usohotse ajya ngo agire icyo amubwira, nuko aramuhagarika ati padiri ndifuza kugira icyo nkubwira. Padiri yanga guhagarara. Padiri yari kwiruka, bishoboke ko ari urugendo rukomeye yari agiye gukora, nuko padiri ntiyamwitaho. Wa mukecuru ati padiri wampaye umuntu tumwe kukubwira. Padiri ntiyabyitaho, arigenda arikomereza, aragenda yatsa imodoka agira ngo yihute yigendere, yarangije guhimbaza misa. Padiri ya modoka arayatsa biranga, imodoka yari nashyashya, arayatsa biranga, imodoka yanga kugenda. Padiri ageraho umutima uramurya ati wasanga ari umukecuru uri gushaka kugira icyo ambwira, iyi modoka ubundi ko itari isanzwe ibinkora bigenze bite? Padiri asubira inyuma n'igitaraganya, yumvise inkomanga, ajya kureba wa mukecuru, maze aricara amubwira ati mukecuru ngaho mbwira, muteze amatwi. Mukecuru aramubwira ati umva rero padiri, narinje kugushimira kubw'inyigisho nziza wari umaze kuduha mu gitambo cy'ukarisiya. Padiri areba hirya areba hino, akeka ko umukecuru ari kumubeshya, kuko nawe mu byo yari yateguye yumvaga nta nyigisho nziza yari irimo aho ngaho, akeka ko umukecuru ashobora kuba ari kumubeshya. Nuko padiri akomeza gutega amatwi. Umukecuru aramubwira ati umva rero, maze umwaka ndwaye ikibyimba ku buryo ntashobora kukwicara, na n'ubu nazaga mu misa yose ikarinda irangira mpagaze kubera ko ntashobora kwicara kubera ikibyimba nari ndwaye. None rero mu nyigisho yawe ukimara kuvuga ngo imbabazi zirabohora, iryo jambo ukirivuga nahise numva riri kubwirwa, ako kanya nahise nanicara. Nibwo rero nicaye numva nta kibazo mfite, numva nakize cya kibyimba cyahise kigenda. Icyo kibyimba cyaje nyuma yuko umugabo wanjye asabye imbabazi ko yanciye inyuma nanga kuzimuha, nanze kuzimuha nanga kumubabarira. Ako kanya nanjye nahise numva ikibyimba kimfashe, sinongeye kwicara, ariko ngakunda misa, nkaza mu misa, ariko nanaranze kumubabarira kuko yampemukiye bikomeye cyane. Nyuma rero kivuga ngo imbabazi zirabohora, nahise numva mu mutima ari nyubwirwa ntangira kumubabarira. Nibwo rero natangiye kwicara numva birakunze. Narinje rero kugushimira ko nakize, kandi umugabo wanjye mubabariye ko yansabye imbabazi ko atazasubira nkanga kumubabarira. Ubu noneho nabohotse namubabariye, icyo cyari kinzanye kuguha ubuhamya. Ako kanya padiri aratangira ararira, afatwa n'ikiniga ararira. Ngaho fori cyarizaga padiri, ngo padiri azwaga n'ibintu bibiri. Icya mbere ngo nuko iyo nyigisho atarigeze yitegura, yasomye nk'ibisanzwe, akibaza noneho yakiza kuba yateguye byibuze byari kugenda bite, byumvikana hari gukira. Icya kabiri cyatumaga padiri arira, ngo nuko muri kwa kurangiza misa ahita yihuta, ngo yangaga guhura na mugenzi we nawe umupadiri bishoke wamuhemukiye akamugambanira, nawe yari yarinye imbabazi. Nuko yarangiza guhimbaza misa agahita acaho yigendera yihuta kugira ngo bataza guhura. Padiri rero atangira arira, yibaza uburyo kare kose nawe atababariye mugenzi we, kandi mugenzi we yaramusabye imbabazi, ariko misa buri gihe yarangira akamukwepa agahunga, agashaka ko batazavugana, batazigera bahura. Nuko padiri aratangira ararira. Nyuma y'ibyo byose, y'ayo marira, afata icyemezo cy'uko agiye guha mugenzi w'imbabazi wundi batajyaga bahura. Ntuze kumbaza nyuma y'uko padiri atanze za mbabazi, nuko yaje kongera kwatsa ya modoka ikongera ikaka bikagenda neza, uko haje kubana nawe mugenzi we mu mahoro. Noneho yajya gusoma misa, yajya guhimbaza misa koko akumva arishimye uburyo yaje kubohoka. Ibyo ntuze guhita ubimbaza, sinza no gukubwira uburyo wa mukecuru yaje gutaha, sinza no gukomeza nkubwira uburyo nyuma padiri yaje kwihanagura, hanyuma akabohora mugenzi we agatanga imbabazi. Ahubwo icyo nifuza gukubwira nuko ijambo ryiza ari murumuna w'Imana. Ijambo ryiza rirabohora. Iyo wumvise ijambo ryiza rigakugeraho urabohoka,
kandi nawe ukabohora abandi. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngiyo misa, nujya mu misa ujye ureka Yezu agutambukeho, ya nkuru nziza igutambukeho, ya magambo neza Kristo agutambukeho. Ngiyi misa Yezu adukirizamo ibimenyetso Kristo aduha mu misa kugira ngo tubeho, tubohoke, tubohore n'abandi. Iri jambo ry'Imana ry'uno munsi ni riri kubwirwa nge padiri ushobora kuba yakwitabira igitambo cy'Ukarisitiya nkagihimbaza, ngasoma misa, ariko ntumvikana na mugenzi wanjye, hari mugenzi wanjye dutumvikana, harabura ko mubwira ijambo ryiza, inkuru z'umukiro, amagambo meza nk'aya Kristo, uri mu rusengero, uri mu ngoro, uvuga ariko ibyo avuze bigakiza, uvuga ariko ibyo avuze bikagira akamaro, bari kumwumva bakishima, bakaza gutaha bishimye. Ni kangahe mbwira abandi ariko njyewe sinibwire, muyobozi, padiri, maser, frere, mbega wowe ni kangahe ujya wumva misa, ukitabira igitambo cy'Ukarisitiya, ukitabira amasengesho menshi cyane, ariko wasanga hari umuntu ujya utuka, wasanga hari umuntu utarabohora, wasanga hari umuntu wimye imbabazi, wasanga hari umuntu utarabwira neza amagambo meza. Hari mugenzi wawe mubana mutakivugana, hari mugenzi wawe mubana wabikiye akantu, hari mugenzi wawe mubana waboshye, hari mugenzi wawe mubana ukamuryarya, hari mugenzi wawe mubana ariko utaramubohora, nuko ukajya gusenga, ukajya gutura igitambo, ukavuga amasengesho y'urudaca, ariko hari mugenzi wawe uboshye, hari mugenzi wanze kubohora. Yohani nawe arakubwira uyu munsi ati, umuntu udakunda umuvandimwe abonesha amaso ntashobora gukunda Imana atabona. Amen. Nawe rero ijambo ryawe Nyagasani rikeneye ijambo ry'umugisha, ijambo ryiza, ijambo ribohora abandi, ijambo rikiza abandi, ijambo ry'imbabazi. Ati mbabarira, ubwire mugenzi wawe uti ndakubabariye, ubwire mugenzi wawe uti mbabarira. Ana amagambo y'ineza ya Kristo adukiza twese. Nawe ndagushishikariza, nujya mu misa witegure ko Nyagasani agiye kugukiza. Burya mu misa Nyagasani adukora ibitangaza byinshi, ibyo tubona ibyo tutabona. Ikigenzi nuko umutega amatwi agakubwira amagambo y'ineza, ya jambo rigukiza, ya jambo riguhumuriza, ya jambo rikubohora. Utekereza igihe uza mu misa utabyiteguye kubera agahararo, kubera ko wabigize umuco gusa, hacura iki uramutse uje mu misa, uje mu isengesho witeguye kwakira Mesiya, witeguye kwakira Kristo, witeguye kubohoka ndetse no kubohora abandi. Nyagasani turi imbere ubwiza bwawe, akenshi uza mu buzima bwacu ntitukumenye, ugatubwira neza ariko twebwe tukakubwira nabi. Akenshi dukora ibidakwiye, tukitandukanya nawe. Udufashe kugira ngo iri jambo ryawe ry'ineza ridukore ku mutima, tugendane nawe, dukore ugushaka kwawe iminsi yose. Turabigusabye Yezu. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.